je moyo wangu pete metuletea kwa mada ya kuletea pete metuletea kwa mada tepe tepe na mimi kama supu tepe tepe. But as I said, please don't forget to subscribe, don't forget to share these videos, don't forget to like it, and I will see you in the next one. Yeah, this is Kinyaga Iwacu TV. Nanone twongeye kwakira umuhanzi wa Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Umusore wakongera kaduha kapera. Ibyisi by'abayobera nshuti bavandimwe inzira tugenda ducamo ni amayobera ariko Uwiteka arahari ntagazimera ko abana biwe bagwa mu mwobo bareba. Hoya ntukihebe nshuti je nubwo turi mu bibazo Uwiteka arahari hadufitiye urukundo ntago yakemera ko twese twashira muri iyi si. No Titsa mbabwira nshuti bavandimwe imyuka yanje niyi ngiyi nk'abafana banje nibyo mbabwira n'ukuri bene data nshuti bavandimwe dusenge turi mu rugo tubahiriza amategeko inibyo mbabwira n'ukuri ntagarukuba rukubabeshya no ahiriza amategeko y'u Rwanda rwacu rudukunda kandi ruzahoraho iteka ntago gwicaye ntago rusinzira no iteka ryose ruhora rutekereza icyo duteza imbere ntago iki ngiki rero ari cyo cyerezo kizatunanira twaganya byinshi iki ntago ari cyo kizatunanira nshuti bavandimwe no sodi wa Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Uko wa Tompo Jizo uko derukana hano kuri studio za Kinyaga Iwacu TV abantu bakunze ibihangano byawe ni byari wifuza gusora bino bihangano byawe bikajya hanze. Byo nkubwira ngewe ibihangano byanjye ubu ngubu nubwo harimo icyorezo cya coronavirus ntibyambuza kugira morale yo gukora ibihangano byanjye. Ngewe ubu ngubu iki cyorezo nikivamo cya coronavirus ibihangano byanjye niho nzabasha kubishyira hanze nka wa Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Noneho ubwo abanyarwanda bakwitege nyuma ya coronavirus. Banyitege cyane. Naje. Niki wabwira urubyiruko ruri muri guma mu rugo muri iyi minsi ni ikinure kinye namabagira? Nibagume mu rugo bishakira uyu ni wo mwanya wo kwishakira ibisubizo. Imwanya kwishakira ibisubizo. Babyishakira gute? Uko babyishakira nk'ubu ngubu hariho ibitekerezo byinshi wenda bashobora kwicara ari nko begeranye nk'urubyiruko muri ibi bihe ariko birinda coronavirus basigamo za ntambwe za metero. Kubirinda coronavirus bagomba guhanga umushinga gukora wenda n'ubwubatsi byose biragendana ariko gukora ntago byemeye muri iyi minsi kuko turi muri guma mu rugo. Gira icyo babwira bakora bari mu rugo kikababyara umusaruro. Ugomba kuba uri mu rugo ugomba gutekereza sibyo urabona ko iterambere ryaje nk'ubu ngubu ufite telefone ugomba gutekereza ugasohora izawe indirimbo ugashyira kuri YouTube nta niribi. Urakoze cyane nkuko uri kubikora muri iyi minsi. Uri kubahereza abanyarwanda. Tugire morale. Niye ndirimbo nshyashya ubategurira? Ngewe ndabategurira indirimbo bita amahoro y'umutekano iwacu Rwanda. Waba hari ibice waba waramaze gukoraho utubwireho? Nge ibice ndi kugenda bitenga neza nzabibahereza nimva muri studio. Nta ndirimbo nshyashya umunsi utugezaho ukayituririmbira nk'abanyarwanda bose kugira ngo umuntu wese ukurikiye Kinyaga Iwacu TV abashe kongera kumva ijwi ryawe? Ndayibahereza nk'abanyarwanda nk'inshuti zanjye nk'abafana banjye bakunda Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Wa Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Reka tugende niyo ndirimbo sasa. Twarakabaye kubera iki cyorezo cya coronavirus kiratuzengereza nshuti bavandimwe uyu ntago ari wo mwanya wo kwica akazi guma mu rugo utekereze ejo hazazi icyo uzaba uri gukora ntago iki cyorezo kizagumamo. Byishimo by'abanyarwanda hoya ntugukora guma mu rugo wihangira akazi kawe iki ntago jya dukanga Uwiteka arahari ntagazemera ko abana biwe bapfa no just nepa ntago kizahoraho nibyo mbabwira nshuti zanjye nk'abafana banjye this is Kinyaga
ya nibyo njyewe mbabwira nshuti bavandimwe ya rubyiruko bo mu Kinyaga nimukore ya muzika ziryohe reflect uri mu Giswahili ni uhe na Diamond ya Diamond hari indirimbo y'ababuzi ni waturirimbira ku iyo ndirimbo ya Diamond nayiririmbaho okay twagiye okay nyege moyo wangu pete metuletea komado yakuletea pete metuletea komado tepe tepe na mimi kama supu tepe tepe maswa natakeni babai oh maswa nyege 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 oza nyege urakoze cyane indirimbo numvishe uririmba muri Giswahili ni wowe uziyandikira ya umaze kwandika indirimbo zinge niba atari banga imwe umaze kwandika indirimbo imwe izina ryayo nyakuri ni rihe